Yesu ashimwe, Imana y'amahoro ishimwe cyane, igitondo cyiza, iki ni igitondo cyo kurabagirana, ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo ngiye kugusengera Imana, uyu ni uwundi munsi Imana iduhaye, ni uwundi munsi Imana iduhaye ngo tuwishimiremo tuwunezererwemo. Iyi saha Uwiteka Nyiringabo Imana, Imana ibeshaho, niguhagurutse, Imana ikugirire neza. Iki ni igitondo cyo kurabagirana. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 60 ku murongo waho wa mbere haranditse ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amahanga azagana umucyo wawe n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Imana y'amahoro ishimwe, iki gitondo ndagusengera nubyuke urabagirane mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro niguhereze kurabagirana, ubuzima bwawe bwose Imana ibuhereze kurabagirana, umuryango wawe wose Imana iwuhereze kurabagirana. Imana ikuremera umunezero, Imana nikuremera ibyishimo, Imana nikuremera ubutsinzi, Imana nikuremera ubuzima bushya, Imana nikuremera impinduka. Ijambo riravuze ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Mu izina rya Yesu Kristo, umucyo w'Uwiteka nugaragare ku buzima bwawe, umucyo w'Uwiteka nugaragare ku izina ryawe mu izina rya Yesu. Umucyo w'Uwiteka nugaragare ku isura yawe. Hari umwambaro Satani yari yarakwambitse, umwambaro w'igisuzuguriro, umwambaro w'ikimwaro, uwo mwambaro nukuveho mu izina rya Yesu. Aya masaha ndagusengera nubyukane kurabagirana. Imbaraga n'imbabazi z'Imana nibiboneke kuri wowe, imbaraga n'ubutware bw'Imana nibiboneke kuri wowe, gukomera k'Uwiteka nibiboneke kuri wowe. Imana niguhagurutse, Imana nigukomeze, Imana nikunezeze, Imana nigusetse, Imana niguhindurira ubuzima, Imana niguhindurira amateka, Imana nikwagure mu buryo bwose, kwagure mu buryo bw'umwuka, kwagure mu buryo bw'umubiri. Imana nikunezeze. Ayizo ni mashando wiribirifa. Ndasenze ngo Imana ikunezeze, ndasenze ngo Imana iguhindurira amateka. Aya masaha ndasenze, ndahirika Yeriko yariri imbere yawe, Yeriko yariri ku buzima bwawe, Yeriko yari kubereye inzitizi, Yeriko yakubuzaga kugera ku mugisha wawe, Yeriko yakubuzaga kurabagirana, Yeriko yakubuzaga kwishima, Yeriko yakubuzaga kunezerwa. Iyo Yeriko ndayihirika, ndahirika Yeriko y'ubushomeri, ndahirika Yeriko y'amadeni, ndahirika Yeriko y'ubukene, ndahirika Yeriko y'igisuzuguriro, ndahirika Yeriko y'ubuzima bupfuye mu izina rya Yesu. Iyi saha ndabohora ubuzima bwawe, iyi saha ndabohora ibiganza byawe, iyi saha ndabohora. Imana y'amahoro nikubohore, Imana y'amahoro nikubohore. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Iyi saha akira kubohoka. Iminyururu yari ikuboshye nive ku buzima bwawe, iminyururu yari ikuboshye nive ku maboko yawe, nive ku maguru yawe, iminyururu yari ikuboshye nive ku mutwe wawe mu izina rya Yesu. Ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana muri wowe. Akira kwahindurirwa amateka, akira kwagurirwa imbago, akira gufungurirwa imiryango mu izina rya Yesu. Ndasenya ibicaniro byose by'abarozi ku buzima bwawe, ndasenya ibicaniro by'abakonikoni, ndasenya ibicaniro bya nyabingi, ndasenya imyuka ya karande, ndirukana imbaraga z'abadayimoni, abadayimoni bamunaniza, ndirukana abadayimoni bamudindiza mu izina rya Yesu. Imyuka yagutsikamiraga iyo nanjye ndayinanije, imyuka yakunanizaga nanjye ndayinanije mu izina rya Yesu Kristo.
iyi saha ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke ku buzima bwawe, iyi saha ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe mu izina rya Yesu. Ndasengera umubiri wawe, buri ndwara yose yari iri mu mubiri wawe nisohokemo mu izina rya Yesu. Buri ndwara yose yari iri mu mubiri wawe nivemo. Ndasengera buri rugingo rwawe, ndasengera umutwe wawe, ndasengera amaboko yawe, ndasengera amaguru yawe, ndasengera umugongo wawe, ndasengera mu nda yawe mu izina rya Yesu. Buri mbaraga yose yari gutsikamiye nikuveho mu izina rya Yesu. Buri mbaraga yose yari yiyoberanyije mu burwayi iyo nikurekure mu izina rya Yesu. Ndirukana umwuka w'urupfu ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndirukana umwuka w'urupfu, buri mbaraga yose y'abadayimoni, umwuka wakurondoraga, umwuka wakubwiraga kuzapfa, umwuka wakubwiraga ko bitazemera, umwuka wakubwiraga ko ntawe uzagera, in the name of Jesus, uwo mwuka ndawirukana, uwo mwuka ndawunaniza. Ayo majwi n'ay'abadayimoni, ayo majwi n'ay'abazimu. Ntabwo uzapfa uzarama, uri umutsinzi, uri umunyamugisha, uzagera kure, uzaba umuntu udasanzwe, uri umunyembaraga. Uwiteka ari kumwe nawe. Ayizoni mashando wiribirifa, ndagusengera, ndaguhuza n'umugisha wawe, ndaguhuza n'igitangaza cyawe, ndaguhuza n'inyenyeri yawe, ndaguhuza. Ayizoni mashando wiribirifa ilele botaini ni topevonini ya. Akira guhaguruka, akira kubohoka, akira ubuzima, akira impinduka mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ijambo ryatubwiye ngo byukura bagirane, ndavuze ngo byukura bagirane mu izina rya Yesu. Umugisha wawe nugaragare, umugisha wawe nugaragare. Ibyawe byapfuye nibizuke, ibyawe byari byaranze nibyemere, ibyawe byari biziritse ndabizituye mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha wawe nugaragare, inyenyeri yawe nigaragare. Hari inyenyeri yawe yari yaratwawe, ariko iyi nyenyeri ndayihamagara, iyi nyenyeri ndayigarura, nigaruke mu izina rya Yesu. Inyenyeri yawe ni yake, inyenyeri yawe ni yake mu izina rya Yesu. Mana ishobora byose, ndasengera uyu muntu umaze igihe kinini aboshywe n'imbaraga z'abadayimoni, aboshywe n'imbaraga z'imizimu. Badayimoni bamubuza ibitotsi, abo n'abazimu ndabirukana. Ndasengera uyu muntu umaze igihe arwaye umutwe, niyakire gukira. Ndasengera uyu muntu umaze igihe kinini arwaye umugongo, niyakire gukira. Ndasengera uyu muntu umaze igihe kinini arwaye amaguru, yakire gukira mu izina rya Yesu. Ndasengera uyu muntu umaze igihe kinini arwaye uburwayi bwo mu nda, yakire gukira. Ndasengera uyu muntu umaze igihe kinini nta rubyaro, Mana muhereza urubyaro, Mana muhereza urubyaro. Umuntu utari ufite umwana acyumva rino sengesho, yakire gutwita. Niba ari umugabo, yakire gukikira mu izina rya Yesu. Utari ufite umwana, ndatura umwana ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Ndasengera uyu mukobwa umaze igihe kinini apfusha ubukwe, mu izina rya Yesu. Acyumva rino sengesho, ufungura imiryango, yakire gukoresha ubukwe, yakire urugo ku buzima bwe. Ndasengera uyu musore umaze igihe kinini ashaka kubaka urugo, Mana murengere, mufungurire imiryango, umukorere ibikomeye. Acyumvira isengesho, yakire kubakirwa urugo, yakire ubuzima, yakire impinduka mu izina rya Yesu. Ndasengera uyu muntu umaze igihe ari umushomeri, yakire akazi mu izina rya Yesu. Mana rema akazi ku buzima bwe. Ndasengera uyu muntu amaze igihe afite ideni, mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi. Ndamusengera mu izina rya Yesu. Iri deni nuri mwishyurire, uri Imana yishyura amadeni, uri Imana itabara, uri Imana irengera. Haleluya. Ndasengera uyu muntu umaze igihe yaraguye, Mana mubyutse, mubohore mu izina rya Yesu, mubohore mu izina rya Yesu. Mubyutse Mana, ijambo ryawe nirigira ububasha, iri sengesho nirigira ububasha mu buzima bwe. Ndasengera uyu muntu umaze igihe kinini arwana no gukizwa, ariko byaranze. Isengesho ryawe nirimufateho mu izina rya Yesu. Aka kanya ijambo ryawe nirimumanukire, Mana rimufateho mu izina
rya Yesu Kristo. Uri Imana igira neza, uri Imana itabara, uri Imana irengera. Ndagushima Kristo, oh haleluya. Ndagushima Jehova, kumanuwe no kubohora ubwoko bwawe, kumanuwe no kurengera ubwoko bwawe, kumanuwe no gutanga umugisha, kumanuwe no gutanga ihumure. Ndagushima haleluya. Ndagushima kubohoye abantu bawe, ndagushima kubahinduriye amateka, ndagushima kubahagurukije, ndagushima kubahaye ubuzima. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhereza umugisha, Imana ikugirire neza. Uyu munsi akira kurabagirana mu izina rya Yesu, akira kurabagirana mu izina rya Yesu, akira kurabagirana mu izina rya Yesu. Byuka urabagirane, byuka urabagirane, byuka urabagirane, byuka urabagirane. Nzi neza ko iri sengesho uzajya urisanga kuri wowe, uzajya uribona, uzajya uryakira. Rifite intego ivuga ngo byuka urabagirane. Yesaya 60 umurongo waho wa mbere, byuka urabagirane. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza.